bakizahaga abantu amasasa bariho acicikana rwose ari nta buhungiro nyuma y'ako kagi intsinzi yarabonetse ukuri guca mu ziko kandi ntigushye ubwo bashinga leta y'ubumwe itagira amafaranga itagira mudasobwa hari n'ikindi shaka kubibutsa n'abakozi bayo ntibanahembwaga abo bayobozi bacu nabo bafatanyaga banyakugihira imana inka n'ibibondoho mu gihe kigoye ntibadutengushye izo ntore z'u Rwanda ntizariye ruswa ngo batugurishe tubure iyo tugana none ni gute bamwe muri mwe mwatangije urugamba twaburiye izina banyarwanda mwese hari icyo mbasabye garukira umuco wacu umuco w'ubupfura umunyarwanda mwiza n'uwanga umugayo umunyarwanda mwiza akunda igihugu cye umunyarwanda mwiza ntacura umuvandimwe umunyarwanda mwiza natakirazira kuko niyahayitaye nawe aratakara umunyarwanda mwiza n'uwisubiraho kandi nimuhuna byanga ntituzanga gusebaha. Alright, nuko tugarutse rero mu kiganiro cyacu iStars Show. Nizere ko mwamubonye, ushobora kuba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ushobora kuba wari usanzwe umuzi mu buhanzi bwe bwa buri munsi. Niwe turi kumwe rero, reka mbanze nkwakire. Kaze mama. Murakoze cyane. Amahoro meza. Yego. Hanyuma rero twivuga nk'abahanzi iyo tugeze hano ariko wivuze. Noneho hasigaye amazina ubundi njyewe ngo hati ikintu cyitwa ibibazo uragihanganira. Amazina yanyu ninde, mukora iki? Nitwa Mukakabera Marie Rose, ndi umuhanzi nyarwanda, nkunda kuvuga ku muco n'amateka, nkunda n'uburere mboneragihugu kuko bujyanye n'imibereho myiza y'umunyarwanda wa kera w'ubu, ku muco wacu wa kera kugira ngo udatakara ngo natwe dutakare. Okay. None mama wanje, wari uri kuvuga ngo umunyarwanda mwiza. Umunyarwanda mwiza numeze gute? Umunyarwanda mwiza no ukunda igihugu cye. Umunyarwanda mwiza no ukunda mugenzi we, ntamwifuriza ikibi kandi akamenya kwigarura mu gihe yatanye agiye gukora ikidakwiriye, akamenya kwigarura no kwikosora. Kuko burya gutsindwa muri wowe niko kwihana, niko kumenya icyo gukora. Rakoze cyane. Tunejejwe no kukwakira muri studio za Izuba Radio TV. Wibwiye abanyarwanda, wibwiye abadukurikiye, tubwiye kuri umuhanzi. So ndaza kukugora ugende nyine udusobanura byinshi byanze bikunze. Uri umuntu utari mutoya, tandukanye nabo dusanzwe twakira hano mu kiganiro. Yego. So ndaza kubanza ninde kuri indirimbo yawe gatoya, ubundi izina ryayo ni irihe? Iyo ndirimbo yitwa Have Ntavuga Ibyawe. Iyo ndirimbo rero icyatumye nyita iryo zina, mu by'ukuri hari abaduhemukiye abakoroni. Yego. Batuzanamwo amacakubiri, baza ari ingirabibiri, baza batwigisha ijambo ry'Imana ariko ari ingirabibiri. Baje bafite Bibiliya hano, bafite imbunda hano. Ntabwo baje bafite Bibiliya gusa. Bafite Bibiliya gusa. Oya, baje bafite Bibiliya hano, bafite imbunda hano. Kandi byose barabikoresheje.
ubwo rero kuba byose barabikoresheje ni wo mubabaro w'uyu munsi n'igihugu kigifite. Jenoside yabaye kubera byo, ubuhunzi bwabaye kubera byo, abantu benshi babonye iki gihugu vuba, imyaka 30 gusa, ubundi ntibakibagamo, babaga inyuma yacyo, barinze gukotana, barakotana koko kugira ngo kiboneke. Ariko na mbere yaho umuzungu yari yagiye, ariko nubwo yari yagiye ntabwo yagiye, yasize akaguru kamwe aha, akandi karambuka kajya iwabo, kuko ikikwereka ko atari yagiye wese ni uko ibyo yari yasize abibye byashyizwe mu bikorwa, haba jenoside ku mugaragaro, ku manywa y'ihangu, mu minsi 100. Nabwo ngira ngo iyo atabona abayihagarika yari gukomeza kugeza abantu barangiye. Kugeza abantu barangiye. Yego, urakoze cyane. Mama, jenoside yabaye ufite imyaka ingahe? Jenoside yabaye anzana ifite 25. Yego, 25. Byanze bikunze abantu benshi badukurikiye hari abafite imyaka 25. Ibaze wowe wicaye aho ngaho niba habaye ikintu habaye jenoside nanone ufite imyaka nk'iyo ufite. Igikomere buriya abantu bariho muri iyo myaka ari bakuru bafite ubwenge, babashije gusobanukirwa buri kimwe. Ntekereza ko ari bamwe mu bantu bahuye n'ibikomere biteye ubwoba, barakomeretse bikomeye. Yego. So igitekerezo cyaje gute cyo kuvuga uti have ntavuga ibyawe none ukabishyira mu ndirimbo? Igitekerezo kiracyagaruka kwa kundi kumubabaro urenze kwemera. Ubundi umuntu bwa mbere twabonaga abazungu rwose tukabona ari bitangaza, tukabona ni abantu beza basa neza kandi basirimutse, ako kuko ntabwo twari tuzi, yego nanjye ntabwo mbazi baduka, ako ntabwo twari tuzi ko bagendereye gucamo abantu ibice kugeza aho bageze no kuri jenoside. Ntabwo ibyo rwose nta muntu wari ubyiteze, ariko barabikoze, bishe umwami w'igihugu, batumye habaho ubuhunzi, habaye ibintu bibi byinshi cyane. Niyo mpamvu uvuga ngo have, mbese ni nko kubabwira ubu ngubu ngo twarabamenye have, kuko n'uyu munsi baracyafitemo kongera. Buretse have ntavuga ibyawe, have garukira ibyo wakoze mbere birahagije, reka kongera ntabivuga, kuko noneho narabimenye, ndabibona imigambi yawe ndayizi, reka kongera ntabivuga cyangwa se ntakurwanya, kuko n'ubundi habayeho kugira ngo igihugu kiboneke, habayeho kurwana nabo. Kabone nubwo byitwa ko ari abanyarwanda byarwanaga n'abandi banyarwanda, ariko muzi izindi mbaraga nyinshi zakoze muri icyo gihe, muzi ukuntu bahuruye. Ntabwo burya wenda kuba barafashaga leta yari iriho ngo ugire ngo bari bayikunze, oya, ni ukugira ngo tumarane gusa. Umugambi ni uwo, bagurisha intwaro zabo, tukomeze tubabaja. N'ubu ntabwo baba bishimiye ko igihugu kiyubatse gutya, ntabwo baba bishaka, kuko iyo umaze kwishobora kwiyubaka ntukenera abo ubera umuja, kandi bo bakeneye ko dukomeza kubabaja abana, ukenera abo ubera umukoresha. Yego, bakeneye ko dukomeza kubabaja ababo, kwiyubaka no gukomera igihe cyose baba bashaka ko bisubira kuri zero. Yego, wari ubikomoje uravuga uti baba baraje imbunda ku ruhande rumwe na Bibiliya ku ruhande rumwe. Buriya ugereranyije wenda byanze bikunze hari ibyo igihugu twagezeho, ubona byibuze se bo hari impinduka nziza bazanye, kuko byanze bikunze kuba barazanye Bibiliya ku ruhande rumwe bakazana n'imbunda ku rundi, simpamya ko ari icyiza gusa bari biteze no gukora ikibi. Hanyuma reka turebe noneho turebye kuri ya kote yo hirya,
by'ibibi bakoze, hari icyiza ubona wenda bashobora kuba barakoze hano ku buryo wenda icyiza baba barakoze ni nk'uko abatateguye jenoside ubukoroni bwo bwageze hose, ariko twe twagize ibyago byo gukoronizwa n'abantu babi, ntabwo natinya kubivuga, kuko hari ibindi bihugu bitabayemo za jenoside babakoronije, nibyo nicyo cyari kibazanye, yemwe hariho n'abo bakuye abacakara, ariko hari ibyo bagiye bakora tutari dushoboye, ari uko kubaka amashuri, ari uko kwigisha. urumva abasogokuru bacu biberagaho bakoresha ubwenge kamerano, ubwenge bw'ubwigano nta bwari buhari. Noneho rero ubwo icyo twavuga ko ari icyiza bazanye, n'ubundi iyo bari byo, n'ubundi niwo wari umugambi, bafite ibyo bashaka gukura muri ibi bihugu byacu bya Afurika, bari bafite ibyo bashaka kuhakura, ariko noneho twebwe twagize ibyago byo gukoronizwa n'Ababiligi, kuko bo iwabo n'ubundi haba amacakubiri, hari Abafurama n'Abawaro kandi bahora bahanganye. Sinzi neza niba ntanibeshye bashobora kuba barinayoborwa n'utari Umubirigi, kugira ngo bose mbese amere nk'ubari hagati, kuko nabo ubwabo barasuzugura n'abarangana, nabo ubwabo nabyo baje barapuratika, barabishyira mu bikorwa, babishyize mu bikorwa. Hano hari ijambo rimwe bajya bavuga mu Gifaransa ngo ariko reka tugerageze kubishyira mu Kinyarwanda. Yego, nta kibazo. Uhumiriza nkuyobore. Ntabwo rero ubundi ngo abazungu baza mu Rwanda, nubwo ntari impari, ariko hari ibyo nagiye numva ngo baza mu Rwanda basanze ari cyo gihugu muri Afurika gifite imiyoborere guhera ku isibo buriya yaragarutse, yahozeho. Buriya isibo yahozeho kera, yaje kugaruka kuva ku isibo kugera ku mwami, kuko ngo baza ubwa mbere aho bashyikiye ubwa mbere umuyobozi muto, nyine tuvuge nk'uko wenda twavuga Mudugudu, yahise aza ati buretse ngo bari bagiye kubaka ya mashitingi yabo nyine, amahema n'iki, abandi batoya reka tubanze tubaze umuyobozi ukurikiraho. Umuyobozi bakabona yuko nubwo bavuga ibyo batumva, ariko bariho barabereka ko hari ubuyobozi bugiye buzamuka kuzagera ku mwami. Ibyo rero nta handi byari biri, abantu biberagaho uko bashaka gusa, bakabaho bakarya bakanywa. Hano mu Rwanda rero hari ubuyobozi nk'ubu buriho, wenda icyo ubwo burusha bwa kera nuko bize bakareba n'ibyo mu mahanga bakagenda bazamuka, nabo bakurikira uko amahanga yose uko ayobora nyine nuko bigenda, kubera ko bize. Ariko abakera bo ntibabaga barize, ariko biratangaje kuba bari bafite ubutegetsi buva hasi bukagenda bukagera ku mwami. Ntabwo ari umwami wavaga hejuru ngo amenye ibiri hasi, kandi bakanatanga raporo batandika. urumva ko bari bakomeye cyane. Yego, dushobora kuvuga byinshi, hanyuma reka tugaruke ku gice cy'ubuhanzi. Nk'umuhanzi, mbere ko tunagaruka ku bihangano byawe, ndashaka kubaza igihugu kimeze gute? Tuvuye muri za 59 za 80 na kangahe, hanyuma tugaruke muri 2024, igihugu kimeze gute ku giti cyawe nk'umuhanzi? Igihugu cyacu kimeze neza cyane, kubera ko nubwo tugifite ibisare by'byatubayeho, ariko ibyo ari byo byose hari intambwe ikomeye cyane. Hari intambwe ikomeye cyane, abana bacu barize rwose baraminuza nta kibazo. Ubu igihugu kiriyubaka, abantu bariyubaka, nubwo ibibazo byo ntabwo bishobora kubura, ariko rwose intambwe ikomeye cyane umuntu akwiye kwishimira aho ari hose, iyo irahari kandi iragaragara. Urakoze cyane. N'umunyamahanga uje nyuma ahaheruka mbere
mbere y'uko jenoside akagaruka ubu ngubu ntahamenya. Okay, turagushimiye cyane. So reka tugaruke ku buhanzi bwawe. Uretse indirimbo Have navuga ibyawe, umaje no kudusobanurira inkomoko aho igitekerezo cyavuye, hari ibindi bihangano waba ufite nko kuri YouTube cyangwa se n'ahandi? Ibihangano birahari, ariko iyo ndirimbo ntabwo isa nkaho irangiye ku cyo yavugaga bwite, kuko aho navuze ku bakoroni ni mu ntango y'iyo ndirimbo, ariko hagati mwo ngaragaza buryo abasogokuru bacu bakoze cyane bakagura igihugu, yego, kandi batarya ruswa, kuko igice bafataga ntabwo aho bafashe babahaga inka, kuko niwo mutungo wari uhari ngo bayobore za nka bigendere bahasige, ahubwo bahitaga bahafata hakabamo u Rwanda. Yego, hanyuma kandi hagaragaza nanone ukuntu abuzukuru babo nanone bongeye baritanga, babohora igihugu, barakirwanira, bacyambura abajenosideri. Yego, icyo nicyo twari tubaye nk'abasimbuka, kuko indirimbo yose ntitwayishyizemo, kandi bijyanye n'uyu munsi. Yego, twaribohoye rwose, bimwe bifatika. Yego, kuri iyi nshuro turi kwizihiza umwaka wa 30 abanyarwanda twibohoye, abanyarwanda tuvuye muri bya bihe bibi mwese muzi. So rero niyo mpamvu turi kumwe n'uyu mubyeyi kugira ngo agende dusangiza bimwe mu byazi, kuko niba uri kubibona neza ntabwo ari mutoya, ariko nanone ntabwo akuze cyane. So kudakura cyane mvuze, hari uburyo umuntu aba akuze atabasha kugira ibyo asobanura, ariko turashima Imana, ni umugisha kuba tugufite kugira ngo ukomeze utubwire byinshi. So ndagira ngo nkubaze ku bindi bihangano byawe. Kuri ubu ngubu ufite ibindi bihangano kuri YouTube yitwa gute? Ibyo bihangano ni ibihe? Kubanga bw'ibyuma baze no kudufasha wenda batwerekeho gatoya tunakomeze. Ibihangano byanjye biri kuri YouTube, hari iyindi ndirimbo yitwa Amahoro Arahenda. Yego, muraza kunyihanganira kuko nkomeye ku mahoro cyane, kubera ko twayabuze. Mwebwe muri abana ntimwabibonye ukuntu abura, arabura koko pe. Yaboneka rero, nasabaga abanyarwanda rwose kutakinisha amahoro, kuko iyo yabuze biba bikomeye. Nta urya, nta uryama, nta woga, nta umesa, nta murongo w'ubuzima ubuhari. Rero dukomere ku mahoro. Iyo ndirimbo irahari ku banga bw'ibyuma, banayiduherezaho wenda nk'iminota nk'ibiri gutyo, tukabanza tukayireba tukanayumva, ubundi tugahita tuyivugaho gatoya dukomeza n'izindi gahunda niba mubitwemereye. Mwabo ni munyumvehe, murakorera aya YouTube. Alright, hari ahantu bahagarikiye ugeze uravuga ngo babanga mwabo, niko bamwanga mwabo, babanga mwabo ni munyumve, murakorera ya YouTube. Bazageza so igihugu cyacu mucyoreka. Aha, bazageza bagira inama ya kigabo. Okay, urakoze cyane. Burya amasasu ntatoranya, ababi n'abeza arabahitana, barajyana. Ni indirimbo irimo ubutumwa butandukanye kandi bwihariye. Tunashishikariza abantu kujya kuri YouTube bakanayireba n'ibindi bihangano byawe. Urongera utwibutseho gatoya ibihangano byawe biri hehe, abantu bajye babireba mu gihe tukiganira cyangwa se na nyuma y'ikiganiro. Ibihangano byanjye biboneka, wandika Mukakabera Marie Rose, ni amazina yanjye wandika gusanzwe bikaboneka. Yego, Mukakabera Marie Rose. Noneho hari abantu bagiye batwandikira ubutumwa by'umwihariko bukuvugaho,
bavuga bati ni ikintu cyiza kuba twakiriye umuntu nkawe ufite byinshi byo kutubwira ariko nanone hari abifuza kukuvugisha. Niyo mpamvu ngira ngo twakire telefone nk'eshatu tunasoma ubutumwa bukwerekeyeho ubundi tubone gukomeza n'izindi gahunda. Ku murongo wa telefone. Halo. Halo. Yes. Ahise agenda aragiye ariko buriya aragaruka. Hanyuma nimero yacu ni 0794145341. Halo. Halo. Yego. Turavugana nande? Ikirere kibise cyangwa byagenze gute? Katwita undi muntu ubundi duhite dukomeza n'ubutumwa bwa message ndetse no kuri WhatsApp. Halo. Hello. Kirere ndumva cyabizanye ariko halo. Salama. Bimeze neza. Umeze ute? Yego, turavugana nande uhereye agana he? Eric Irurindo. Hari ikintu ushaka kubwira umubyeyi wacu? Nakomerezaho. Okay, bimwibwirira ariko kumva neza. Aha, urakoze cyane. Ujye kuri YouTube usacingemo amazina yakubwiye urebe izindi ndirimbo ze. Okay, hanyuma rero reka twitabe indi telefone imwe. Halo. Yego. Yego niwe. Sagenda. Bo reka dusoma ubutumwa wingu yagize ati hello turawukurikiye cyane ati uwo mutumirwa ni ingenzi pe ati byibuze ujye umutumira buri wa kane ni igitekerezo. Hanyuma wingu yagize ati pasisha ibyo nibyo ati ujye dushakira amateka kabisa urakoze. Halo. Nawe yagiye. Hanyuma uyu nguyu yagize ati ni Placide Merereye i Bugesera udusuhuriza umutumirwa mubwira uti se umuntu yifuza guhura nawe yamubona gute? Ko sinzi niba uri butange nimero yawe cyangwa se ubundi buryo umuntu ashobora kukubonaho. Hari indirimbo yitwa Umusingi. Niyandika Mukakabera Marie Rose akazamura indirimbo yitwa Umusingi, inimero ziriho. Ziri ku ndirimbo. Ariko nazivuga ntacyo bitwara. Okay, zivuge nta kibazo nta kintu bitwara. 078 70 47 408. Yego. So reka tugaruke kuri indirimbo ivuyemo gatoya nayo ndi kumva iri kuvugwa iri kuganisha ku mateka y'igihugu by'umwihariko kubagize uruhare mu guhagarika jenoside ndetse bakaza no kubigeraho bakaba baratumye turi mu mahoro ameze gutya. Iriya ndirimbo ugerageje kubishyira mu ncamake iravuga kuki n'uwe butumwa bw'umwihariko burimo? Ubutumwa bw'umwihariko ni urebye ubukomeye ni bubiri. Yego. Hari aho mvuga nti babyeyi mwumva aya mahoro. Amahoro burya arahenda. Amahoro arahenda. Rwose abatabizi ariko mumenye ko amahoro ahenda. Amahoro arahenda. Cyo ni kimwe. Amahoro arahenda cyane. Yego. Iyi ndirimbo yibanze ku mahoro ndetse inashishikariza abantu nyine gukunda igihugu. Mbabwira ngo bisaba ubwitange no kwigomwa kugira ngo amahoro aboneke. Ntabwo apfa kuza, ntabwo ari kado. Ntabwo rwose amahoro aza ari impano uhereza umuntu ngo akire. Oya, araharanirwa rwose. Hakagira bamwe, hari abatanze ubuzima bwabo kugira ngo aboneke tutakibona. Twe turanabazi, turabazi benshi cyane. So ni ikintu cyiza cyane. Turi kugenda tuganira ku bihangano byawe bitandukanye ndetse uze no kunyemerera hari itariki ndi bukubwire
uzamfasha uba uri hano ndaza kubikubwira ntacyo bitwaye rwose. yego. So reka twihutishe n'amasaha yatujyanye kugira ngo tuze no kwakira n'abandi batumirwa tunakomeza n'izindi gahunda z'ikiganiro. Twihutisha ni ikihe gihangano kindi wenda waba ufite wumva wifuza kwereka abanyarwanda kugira ngo wenda ugende bakibonye banakomeza babirebe ibihangano bya kuri YouTube, ubundi dukomeze n'izindi gahunda? Ikindi gihangano mfite indirimbo yitwa Umusingi. Yego. Ni indirimbo nziza cyane nayikoze shaka gushimira cyane. Nanone ndagaruka ku bantu baba baratanze ubuzima bwabo kugira ngo iki gihugu kiboneke. Yego. Barimo na perezida wacu Excellence rwose nawe abarimo. Ntabwo wenda ari ukoresha amatora yanjye ariko kubera ko namushimiye. Yego. Bambabarire nabo bandi ndabakunda kandi ntabwo nari kubaririmba ntarabona ibikorwa byabo, ubutaha nibo nzaririmba. Ariko cyane. Ariko hari ibyakozwe nanjye ubwanjye ku giti cyanjye, hari ibyankorewe ku buryo ntabasha guceceka ngo binkundire. Ndanabyina nkataraka kandi ndi umukecuru nta kibazo. Iyi ndirimbo bayita gute? Bayita Umusingi. Umusingi. Kubanga bw'ibyuma nibayidushiriremo tubyine turi kugenda tugana no ku musozo turagaruka tumaza ibibazo nka bibiri, ariko tubanza turebe iyo ndirimbo Umusingi. Turaza gusanga ibihangano byewe byose kuri YouTube. Yakubwiye amazina y'uraza nawe kugenda yareba aho ngaho kuri televiziyo yawe. Ubundi reka tubanze tubereke iyi ndirimbo tugaruka mu kanya gato. Tugenderaho ntidushaka kuduhagarika, koranabuhanga tugezeho ntidushaka kuduhagarika, imyidagaduro murarena ntidushaka kuduhagarika, imyidagaduro ku mahoro ntidushaka kuduhagarika, n'umubyeyi udahemuka tuzanywe no kubimwereka. Alright, twatangiye twicaye ariko byanze kunze dusoje duhagaze. So ni ibintu byiza cyane, ndi kumwe n'umubyeyi wacu yari yaje kutuganiriza ariko by'umwihariko ari no kutwereka ibihangano bye bitandukanye. Reka tugushimire cyane, ariko nanone tukubaza niba hari ubutumwa wenda waje ufite ku mutima uvuga uti sinza kuva muri studio ntabwiye abanyarwanda, uhita ubutambutsa twihuta tugana ku musozo. Icyo nshaka kubwira abanyarwanda ni ukuri bakomere ku muco. Gukomeza gutakaza umuco niko gutakaza ubunyarwanda, niko gutakaza ubumuntu, bikagenda burundu bikazimira. Hakakurikiraho kuba inyamaswa kandi tutarizo. Turi abanyarwanda, tugomba kuba abanyarwanda ku mutima, ku bikorwa, mu ntekerezo, nk'uko abakera bagiye bagera ku bintu kandi batarize. Ni gute abize noneho aribo bagomba gusenya igihugu, aribo bagomba kwicana, aribo bagomba gukora ibibi? Barize, hari amashuri ikindi kiyongeraho nasabaga abanyarwanda rwose, niba mwiyemeza kuba abakirisitu mubebo rwose, cyangwa se mubivemo. Niba nta kamaro bibafitiye mubivemo. Niba ari Imana idushakaho ibyiza, reka dukore ibyiza, ibibi tubishyire ahantu hatagaragara, hatazigera hanabaho. Kuko rwose umukoroni yaje afite imbunda, afite na Bibiliya. Niba rero uyu munsi ari icyaha, ejo ari ugukizwa, yewe sindi kumwe, simbyemera. Numva ashaka ko tuba abakirisitu koko, abanyarwanda koko beza, bafite umuco, bafite umurongo bagenderaho kandi bakundana. Noneho mubyeyi, niba utabyemera nanjye aho mpagaze aha ngaha simbyemera kuko ni wowe ndi kugenderaho. Ukuri noneho niba tuvuga ko Imana ari nziza, reka natwe tube beza tuyigane. Urakoze cyane. Ariko gukorera habiri tubireke, kuko bizana jenoside, bizana urupfu, bizana ububandi, bizana
ibiyobyabwenge bizana ibintu bibi tubireke. Alright, twaba turi kumwe na Mukakabera Marie Rose, reka tugushimire cyane, ndetse n'aya tariki ndaza kwikubwira ugomba kuba uri hano noneho tubiva imuzingo tubivuga byose, ndetse tunishimira ibyiza igihugu cyagezeho. Ubwo rero niba ubutumwa wenda washatse kuza kutugenera ubuduhaye, ubundi butumwa ndabuha urubyiruko. Yego, twagiye ku Ni rubyiruko. ukuri kuba ugezweho gukora ibyo andi mahanga akora, Yego. tukagendera ntitujye hasi dusubira iyo twavuye, ahubwo tuzamuke, ariko tuzamukana umuco w'umunyarwanda. Gerageza wigana umubyeyi wawe uko yarari, abo mwari muturanye, we kurusha uko wigana umunyamerika n'undi muntu niyambara ubusa nawe wambara ubusa. Wigeze ubibona iwanyu? Yego se. Uzi icyabimukoresheje? Ntabwo uzi icyabimukoresheje, kandi mumenye neza yuko babikora bafite n'ibindi bagendereye imbere tutaramenya. Yego. Ntabwo bapfa kubikora gusa. Umuzungu apuraninga imyaka 100 cyangwa 200, ikizakurikira bya bindi ni ikihe? Ntabwo niba hariho umuntu wigeze kuvuga ngo kera se ko bambaraga ubusa, none niba barabwambaye nta myenda, ubu urambara ubusa, hari garderobe yuzuye. Okay, buretse gatoya ako kantu tugasorezeho tunagatsindagire. Hari umuntu uvuga ngo kera se ko bambaye ubusa? Barabwambaye kuko ariko batafite imyambaro. Ubu urabwambara ufite garderobe yuzuye imyenda kubera iki? Cyangwa igikapo cyangwa amara byuzuye. N'ikibazo, full stop. Ikibazo gikomeye. Reka twambare ubunyarwanda ku mutima no ku mubiri, twambare twikwize. Kandi ni byiza, abanyarwanda baraberwa cyane, nta mpamvu yo kwambara ubusa nawe bubera. Alright, tugushimira cyane. Bamwita Mukakabera Marie Rose, namukeneye wenda yakubwiye aho akora nimero ye ndetse yanayikubwiye, ariko nanone afite ibihangano kuri YouTube, bamwita Mukakabera Marie Rose, wagenda ukabireba. So reka tugushimire cyane mubyeyi, n'ubutane tugukenera, nizere ko tuzongera tukakubona. Cyane rwose ndahari, ndi tayari. Wakoze cyane. Murakoze cyane. So Octave kuhanga bw'ibyuma, reka tuzamuke n'akaririmbo ubundi tugaruka.